Okay, ya application nyarwanda nabahaye niyo twongeye kugarukaho. Yego, ya application naberetse nababwiye ko nagiye mbikuraho muri application dore ahanga wese atubya ngo you have received payment ingana na 1.6 by'ama USDT, bivuze ko bingana n'amanyarwanda ngana 2,400. Tugiye gukanda ndetse withdraw tureye amafaranga yacu niba yatugezeho. Icyo tuzakora tuzascrollinga hano munsi tumanuka hano handitse ngo withdraw history. Aho tuzakanda boom basatubya ko paid twahise twishyurwa USD n'ibice 60 twahise tuyakira paid. Okay, ya application nyarwanda nabahaye niyo twongeye kugarukaho. Yego, ya application naberetse nababwiye ko nagiye mbikuraho muri application dukanze kuri finance ahangaha uhitubona ko details yuko nagiye mbikura muri application ko atari bihuha. Iyo dukanze kuri withdraw tukahita tumanuka hasi kuri history uhitubona ko nabikuye 500 700 ejo bundi mbikura 1000 bitewe na system ko bari kuyimodify ari kugenda yihindura biranga barambye ubwo buryo bwanze gerageza uburyo bwa Binance nubwo mu kanya mbikuyeho 2,400. So rero iyi application ni gute rero ugiye kuzara kuramwa amafaranga ndaza kwayishura uko nakuramwa amafaranga nano uko wayakorera, ariko muri mushya manzu kane subscribe uhageze kuri Sam Promoter Official ukande na like please ndabigusabye. So ngiye kwasorera byinshi muri application uko ikora kandi none amakuru mezi ya application nyarwanda. Iyo ufite ikibazo uranyandikira nkahita nandikira wa admin kuko tatuziranye byoroshye akahita bikemurana mu buryo bworoshye cyane. Muhaye ikaze kuri Sam Promoter Official, link yo muraza kwikura muri video description ubundi ugende ukora account ubashe gukora amafaranga muri application. Nababwiye ko mu buryo bwa monetization umubasha gukoramo amafaranga, ariko ndaza kwasha n'ubundi buryo wakoramo amafaranga utiri ugera mu buryo bwa monetization usanga wenda bunagora kugira ngo ubashe kugira za views 10,000 na followers bangana n'igihumbi. So link yo munaza kwikura muri video description ugende ukora account. N'utazi gukora account zo kureba video twakoze mbere nazo twashyira link zo gukora account muri video description ugende ukora account. N'utazi kwikora muhaye ikaze y'ibisanzwe gikoye ko twabikuye muri application amafaranga kwa tugezeho kandi na proof nyinshi zigenda zigaragara yuko ya application ikora kandi tubasha gukora mu mafaranga. Muhaye ikaze nk'ibisanzwe. Okay, bano bangiye kubona haye kuri application nababwiye yuko ari mu buryo bwinshi dukoramo amafaranga. So uyu munsi rero ngiye kubereka uko tugiye gukora withdraw muri application. So tudatinze rero reka mbereke step by step uko tugiye gukora withdraw muri application. Turaza dukande hano aha mu nguni gato, dukande hano mu nguni gato. So tukimara kukanda hano mu nguni gato twese tugira kuri page imeze uko home view chat friend tv finance support profile my post. My post naho wagiye postinga aho wagiye ushyira ibintu byawe. Iyo akanze twebwe ntabwo duruka kuyikoresha. Yari short ukanda kuri short, yari home post angaho ushyira amafoto n'iki byose bahita bikoreka ibyo wagiye posting. Anga ni ugiye gupostinga video cyangwa short. So twebwe ukubye ko dukanda anga twebwe tugiye kubikora twakoremo ndaza nkanditse ngo finance. So doranga twebwe twakoremo 2,480. So kandi twababwiye yuko kubikura ushaka ubikura kuri Momo birazwi, ariko no kubana afite Binance bashaka kuyabikura naho birakunda. Iyo kanze hano kuri convert ayanga dushatse twahita tuya converta my USDT tukahita tuyabikura kuri Binance naho no rucabana. Ahanga uje ukahita ushyiramo wenda nk'ibihumbi 2 ukahita ukanda convert. Ahanga bya bingana ibihumbi 2 byabingana n'idolari n'ibice 33 ukatukanda ko hariya gukomvata byahita bikunda. Ahangaha iyo ushaka naho uhita uyabikura kuri Momo yawe iyo ubishaka kanditse ngo withdraw. Reka mbereka yo twagiye tubikura muri application dukanze hano handitse ngo history itatugira hanga history ko nako twabikuye 500 yabaye rejected bitewe yuko batubye ngo please use Binance. Abatubye ko dukoresha Binance niyo mpamvu yabaye rejected. Anga tugiye kwebwe buriya tugiye gukoresha Binance. Atubye ngo please use Binance. Twabikuye inshuro zirenga 3 dukoresha phone, ariko anga bakubye ino shuro tugezemo niyo gukoresha Binance. Uko uburyo bumwe yo bwanze ugerageza ubundi. Reka dono tugende tubikure kuri Binance. Ndaza nkande kuri finance noneho tugiye kugenda dumanze kwanza dukonvate ya mafaranga tugiye kubikura.
ndazanitse convert. Ahangaha ndaza nkande kuri convert, nindangiza kubikora tubwiye yuko inyuma buri mubare inyuma agomba kuba ariho amazeri abiri. Ndaza burambikure nkomvate 2,400 ahangaha. 2,400 bingana $1.60. Ndazanitse convert ahangaha di convert. Sasa tubwira yuko boom, asa twereka yuko ubu ngo dufite USDT 1.60. Ahangaha twahita tubikura kuri Binance yacu. Anga ni dukanda ko nako ngahise tugira USDT 1.60. Anga byari 2,480. So aha tugiye kwita tubikura noneho dukoresheje Binance mu buryo bworoshye cyane. Ndazanite withdraw. Anga withdraw, anga ukoresha phone cyangwa akoresha Binance. Kwa bura buryo twebwe kuri phone akugira mu masaha 72, ariko kuri Binance mu masaha 24 buze ko ari umunsi. Ndaza nkande kuri Binance ngiye kubikura. Ejo naberetse ko nakomvase amafaranga nkaba ngiye kuyabikura. So naberetse yuko ngiye nakoze withdraw bitewe na system ko application bari kuyaplika kubera withdraw kuri mbikura kuri Momo ko nabikuyeho inshuro 3 ya 4 byaranze, ariko uburyo ngiye gukora nibwo buri kwihuta cyane bwa Binance. Twabwiye ko kubikura kuri Binance yo kanze no kuri withdraw kuri Momo bakubwira ko bigugera mu masaha 72, ariko kuri Binance na masaha 28. Kadukande kuri Binance naberetse ko nakomvase aya mafaranga kugira ngo twinjiremo tubashe kubikura, nuko tuba dufite icyo bita ID. Ngende kureba ID aho nayikopiye one nze nyishyiremo vuba vuba. Uraza kujya kuri Binance yawe ushaka nanditse ID yawe uze kuzikopiemo. Buri abantu tuvugana nabo turi kugendera kuri Binance basanzwe bakoresha Binance, ariko bageze mu gihe cyo kubikura muri iyi application. Tugiye gushyiramo ejo twakomvase 1.60. Okay, 1.60 ID yacu hano hejuru. Hano tugiye gushyiramo email. Noneho email hano anga byose bimeze fresh. Adufite $1.60 twabikomvase. ID yacu ngiye, email yacu ngiye kuri Binance, duzakanda submit. Hanga submit gato, reka tugereze gato. Boom, asa tubwira ngo submit successful your balance. Ahangaha bayisaka buretse dukore refresh kujya mu rebe neza. Ahangaha twahise dukora withdraw ya amafaranga. Kadukore neza turebe. Ahangaha nureba neza, aha okay, anga kuri balance isasigaraho 0. Aha ni dukanda kuri withdraw. Aha leta tugira ko hano hejuru ari pending. Hano hejuru byasiba pending. Hanga isabiba pending. Nuko hano isabiba tubwira ngo processing time. Basabi tubwira iyo dukanza no munsi tena kuri history ku withdraw basatwereka yuko USD 1.60 cyangwa 1.60 ibaye pending. Bivuze yuko ayo twakoze withdraw kuri Momo akatugiraho ni 500 ane twakoze 1000 ntabwo yatugeze yabaye rejected. Niyo mpamvu batubwiye ngo please use Binance kuko bari kuvugurura byinshi muri iyi application. Ati rero amafaranga nakoreye gute muri application? Yego wakwibaza, nababwiye yuko harimo uburyo bwa monetization, ariko usanga bugoye kugira ngo ubashe kuba wa monetiza abantu. So rero iyo ufite team ngari wabasha gukoramo amafaranga muri application. Wayakoramo gute? Ikintu cya mbere ukora ni ugutumira, birakora cyane. Ariko iyo udashobora no gutumira, hari uburyo nyine ugenda ugapostinga video ukagira wenda mu gihe cyo kuba wa monetize, ariko usanga babigoye. Ati rero hari cyo bita referral code. Aha iyo ufite abantu benshi utumira, hari ranka ugenda ugira ubasha kugeninga. Dore ahangaha ndi ku mwanya wa mbere kuri ranka z'abantu bagiye babasha gutumira no kugira umusanzu kuri application. Dore kuri application ari y'abavandimwe bakoze, nanjye nyibasharinga hanga. Dore ku kibazo cyose iyo kibonetse mbandikira kahita bishobora babikemura mu kanya. Niba wibuka neza gushyiramo rimwe n'ibiciro bya biri kwanga no gukora video bya biri kwanga, ariko icyo nakoze nese ngenda mbandikira ko ari abavandimwe n'inshuti itambahereza details by the details. Ahangaha hose ndabandikira muri screenshot uko bitari gukunda. Ahangaha muhereza n'iki
ambwira buri kimwe aragenda abicekinga arambwira ngo ngende muri refresh ubu ngubu ngende gerageze na bya bice biri kujyaho ubu ngubu byakunze. So rero aha kuri Binance bivuze ko biri kwihuta cyane, mu kanya araba yatugezeho, kandi ahangaha iyo bitinze kuri Binance yabona umunsi ushize. So iyi application bababwiye nuko ikora, ni application nziza cyane mwakunda kandi mwakoresha imeze neza. Okay guys, wakwibaza ese application nabahaye inyarwanda turacyabikuramo? Dore ahangaha nabikuyemo 500, 700, 500, mbikura 1000. Ejo bundi application bari kuyimodifiya bambya yuko nagerageza Binance ko kuri momo nemaze kubikora kenshi agenda ngeraho. So rero byaba rejected, ariko mu kanya mbikuye amafaranga ngana $2,400. So ahangaha bingana $1.60. So aya application nababwiye uko tugenda dukora amafaranga. Iyo ushaka nyine kubikura ko kugera kuri momo ni mu masaha 72. Iyo ushaka kuri Binance ni mu masaha 28. Kumva ko kuri Binance ari yihuta cyane, ariko nyine udashaka nyine utashaka byihuta cyane wabikura kuri momo, ariko nyine harimo uburyo bwinshi nyine unabikora kuri momo hanga. So iyi application rero nababwiye uko ikora, ku bantu basanzwe bakurikira Sam Promoter nababwiye uko ikora, nuko ikora nyine nuko wayibyaza umusaruro. Ibi byose nayo basobanuye kuri Finance. Aha yuhakanze nababwiye ko application harimo icyo bita monetization. Aha kuri monetization nababwiye ko ugomba kufita aba followers bangana n'1000, ukaba ufite n'abantu bakureba bangana n'10,000 cyangwa bakurebye totoza bakurebye. Iyi application twebwe nago kunze kuyikoresha cyane bitewe ko umwanya usanga ari mukeya, ariko harabagenda gapostinga bakura amafaranga. Iyo dukanze hano kuri hano handitse ngo kuri view, aha usanga ari abantu benshi bagiye bapostinga kuri iyi application. Dore abose nabagiye bapostinga, ndi kwihutisha kugira ngo video z'abantu zitaza kuboneka muri video yanjye wenda bikanera copyright n'ibindi bintu, ariko abantu muri application bagenda bakoramo. So rero ni iki rero ugomba kumenya? Iyo dukanze kuri friend, aha naba followers tuba inshuti zacu tuba tugenda tugira, kandi inshuti zacu nizo ziba zitwemera kuba twaba monetization muri ubwo buryo. Aha rero nabo twagiye dufollowinga, abangaba nabo twagiye dufollowinga, ahangana aba followers bacu. Ku bantu barebye bakurikira Sam Promoter official, iyi application nongeye kubereka ko nyine gikora nyine ku bantu bambaje amakuru yuko nzabereka se application irakora. Ni muri ubwo buryo nyine ndi kubereka ko iyi application ikora kandi ko naho yagiye kigikora. Anga yakubwiye ngo how it works, share 24. Anga ni gute application ikora? Usharinga inshuti yawe ukabona views, ukabikura amafaranga akakugeraho bite na views ugenda ugira buri munsi, aricyo rita na bonus. Ariko ese wakwibaza amafaranga nyina akoreye he? Ngewe nababeshye kwamba afite team ngari nyakorera rimwe na rimwe ndi gutumira abantu ubundi nkakorera. Niko nguko nge nyagenda yakoreramo. Icyo nkora ngenda numira abantu nkakubasha kuramo amafaranga, ariko arabagenda agapostinga video zabo bakagena aba followers bakababana monetization muri iyi application. Byose nagiye mbibasobanurira. So rero aha naberetse yuko harimo uburyo naberetse ko harimo uburyo bwa monetization. Yukanza no kuri monetization bahita bikwereka yuko ugomba kuba ufite aba followers angana n'1000, ukaba wararebwe na total views zingana n'10,000, ukaparenga monetization, ubundi ukabasha kuba monetization. Ikiza rero ki application, iyo urebye izindi application bigusaba kugira ngo ushyireho ibintu byawe kugira ngo wa monetization, ariko ingisi uko bimeze. Ufite video z'abandi bantu ugenda posting, ufite abantu bazakabireba, ukajya na followers uraparenga monetization bakayiguhereza. Ariko icyo nakubwira, ibangana gushurira muri application ushaka kuramo amafaranga ukahita nabikura vuba, nuko waba ufite team ngari watumira. Dore iyo dukanze hano kuri invite uhita ubona atumiye, kandi iyo dukanze kuri day strike ahanga uhita ubona iyo dukanze kuri referral uhita ubona ko
hari top 10 ngenza mu ba mbere n'abandi bakagenda bakurikira, kandi iyi ngiyi ni amahirwe atuma wabasha gukoramo amafaranga kandi ukahita uyabikura muri iyi application. Uburyo rero nakoresha muri application ngiye mbikuramo ni uburyo bwa referring cyangwa gutumira, ariko hari n'abakora uburyo bwo gupostinga video bakabasha gukora amafaranga, ariko uburyo nakubwira buzima ufite team ngari wabikura muri application akakugeraho. Yego nyine usanga nyine kugira ngo ubashe kugira kuri Money ariko bigora, ariko arabikura kabisa nkuko muri kubibona. So Sam Promoter nk'ibisanzwe nababwiye link yo nk'ibisanzwe iri muri video description, uze kuyikanda ugende ukora account. Nutazi ukora account nakoze na video, ndaza kwashyira na video ndaza kwashyira link za video muri video description, muze kugiza muzirebe, ariko ku muntu usanzwe ukurikiye Sam Promoter aziko account zikorwa, nawe uri mushya uraza kubisobanukirwa ubimenye. Okay, rero ku muntu usanzwe ukurikiye Sam Promoter aziko account zikorwa. So ariko nongere nibutse abantu bashya, niba uri mushya kuri iyi channel manzo kane subscribe, ubundi ukomeze udufollowing umenye byinshi bikurikira. Iyi application igenda ikoreshwa n'abatari bakeya mu Rwanda kuko ikiza ki application ufite ikibazo admin wari inshuti yanjye cyangwa nyiri application inshuti yanjye witumereza mwandikira. Ntukagira impungenge mu gihe wageze mu kice cyo kwa wabikura ukabona wenda ari kuzamo challenge. Iyi application rimwe na rimwe ari usanga wenda ari kwihindura ugasanga hari bitagenda neza. So iyi application nabonye ari bitagenda neza kubera admin usanga abayikoze ni inshuti yanjye nababwiye ko ari Nyarwanda bitabikunda, anga nagiye mbandikira bitabanyereza boro babwiye yuko kuri Momo nk'ibisanzwe ko ari byo ari kumodifia n'ibiki byose nagiye mbibanyuriramo uko ubu ngubu no application yakoze neza. Ngiye bambye ngo ngende ngo refresh ngire nkore byose nabiberetse ko byase bikunda. Rero bivuze yuko ku muntu wari ufite impungenge avuga ngo application si tuzabikura tugereho, ikibazo cyose waba ufite ni Nyarwanda uranyandikira twandikira admin cyangwa twandikira ba nyiri application akahita bikemura mu buryo bworoshye cyane. So ni Sam Promoter nk'ibisanzwe, ntugende udakanze subscribe udakanze like iyi video ugomba kumenya. So iyi application nababwiye ko ari Nyarwanda kandi abikoresha n'abanyarwanda, nkuko hari kuri Binance batubwiye kugira ngo kugereho mu masaha 24 mo kuri Momo na amasaha 42. So ariko hanga bite n'abadmin n'abahari yuko na wowe ibyo wakoze bimeze fresh ko ari abanyarwanda. Ngiye nko ndamubwiye ibibazo byose byabiboneka ndamwohereza, ubu ngo nazanora ari kuri ngo ntushobora kuyanyohereza, hari igihe n'amasaha haba yavuze atageramo. So rero nicyo kiza rero iyi application ya Nyarwanda mwohereje leta abikora. So iyi application nziza nushaka kuyikoresha, ariko nababwiye yuko iragoye kuba wa monetization. Uburyo ngiye nkoramo amafaranga nababwiye nabayishuriye no kuba natumira abantu. Yego guys mubyumve neza no kuba watumira abantu. So rero ni Sam Promoter abanyarwanda mbashaka kwahereza ukuri kwanya kugira ngo wenda mujye mu bintu muri mare mwigihe wenda bibavune, ariko iyo utumiye kabisa ubasha kuri amafaranga muri application. Bantu banjye ku bantu basanzwe bafite Binance, iyo umaze ko ino message kugira ngo payment receive successful itubona yuko ibintu byamaze kuba fresh. Durangaha twakiye $1.60 twahise tuyakira. Nidukanda no kuri email already twayakiye byo nago nurucabana ko twayakira. So nidukanda tubya ngo you have received payment of $1.60 from anga bahita kugena ID yukanga twese tuyakira. Iyo ushaka witujye no kuri Binance bakara ko yagezeho nurucabana, ariko twebwe reka tugaruke muri application naberetse ko nabikuye. Muri application tugiye gukanda ndetse withdraw tureye amafaranga yacu niba yatugezeho. Icyo tuzakora tuzascrollinga hano munsi cyo tumanuka hano handitse ngo withdraw history. Aho tuzakanda boom basa tubya ko paid twahise twishyurwa USD n'ibice 60 twahise tuyakira paid. So ahangaha ni dukanda kuri withdraw wari wone nandikiye byakunze ko ibintu yahise tugiraho. Iyo wanditse kuri message ukabandikira ikibazo ufite cyose bahita bagusubiza mu buryo bworoshye cyane. So naberetse ko application irakora neza,
ariko ndaza no kubereka ko wakoramo amafaranga nuko nakoreye kugira ngo ngire mu cyiciro kuba nabikura. Iyi application nageze kuyikora video mbere ko wakora sign up ko wakoramo amafaranga byose nagiye mbibereka, ariko ku muntu mushya we araza kugenda bese uraza kugenda rero muri video twakoze, ariko n'umusanzwe umenye ibintu bya KYC n'ibintu byo kuri account biraza kukorohera. So link yo muraza kwikora muri video description, ugende ukora account dore ko bambye ko byakunze. Ikibazo nari mfite yuko nigeze kubikora kuri Momo, nabikuye kuri Momo inshuro zirenga 3, inshuro ya kane mbikuye biranga bite na system yari irimo, ariko nese mbandikira bahise bikemura na ese nyakira. So link yo aza kwikora muri video description, ugende ukora account ugende ubashe kuramo amafaranga, kandi subscribe kanale ku video. Imana ikomeze ibarinde.